Makuru yacu hatariho ivumbi kuri No Light Talk Show. Reka rero mbashimire kuba mukunda kubana natwe no kudukurikira. Amakuru atariho ivumbi aravuga ko Victoire Ingabire urukiko rw'ikirenga rwemeje ko ikirego yatanze nta shingiro gifite, biryo ko bukwiye gukomeza kumufunga. Ibi rero nibyo abantu bari biteze, nubwo rwose urukiko rw'ikirenga rwazanye ibintu wavuga ngo ni imikino cyangwa se ikinamico, ruvuga ko rwemeye ikirego hanyuma rukanavuga rukajya mu byo bita Universal Periodic Revision, rukavuga ko urubanza ruri mu butabera ntacyo babivugaho. Birangiye rero n'ubundi ibyo abakekaga batavuga n'ubutegetsi bakekaga ari byo, ko urubanza rwari ikinamico mu by'ukuri, ko n'ubundi ubutabera bwateze ko bumufatanya bwo bugiye kumuranisha nabwo bikaba ari imfabusa. Buri rwose umuntu akaba yakwanzura ko n'ubundi ibyaha azabishinjwa ndetse agakatirwa. Niko rero ubutabera bwo mu Rwanda bumera. Ingabire Victoire ni muntu ki rero? Tuyibutse ko ari umudamu wayoboye FD inkingi kuva mu Buholandi, ahuza abarwanashyaka mu Burayi bwose. Muri 2010 yaje gufata inzira avuga ati ndatashye, asiga umugore n'abana, agera i Kigali avuga ijambo ry'amateka abantu benshi n'ubu bagitekereza bakivugaho. Ijambo ryavuga gute rero? Turabona hashyinguye abatutsi muri jenoside yakorewe abatutsi, ariko ntabwo tubona imva cyangwa se hashyinguwe abahutu bishwe n'inkotanyi mu byaha byiswe byibasiye inyokomuntu n'iby'intambara. Icyo gihe Batito Rutaremara n'abandi bo muri FPR bamusamiye hejuru bati turakubonye, ibyo ni impfobya. Nyamara ntibahakana ko ibyo yavuze ari ukuri. Yarafashwe arafungwa rwose, amaze gufungwa akatirwa imyaka 15. Ni urubanza rwavugije amahanga yose ruti ibi birazwi ko umunyapolitiki wese uvuye mu mahanga aje guhangana na Perezida Paul Kagame mu matora ahita ashakirwa ibyaha. Ni nako byagenze. Ingabire yarafunzwe, nyamara amahanga arahaguruka ashira puresha ku Rwanda, ku buryo Kagame yageze arambirwa puresha. Ariko mbere yuko arambirwa puresha nuko Ingabire yahise agirwa umwere n'urukiko rwa Afurika y'Uburasirazuba, rukatira ruvuga ko yafashwe ku buryo butemewe n'amategeko kandi ibyaha ashinjwa bidafite ishingiro. Icyo gihe rwategetse Kagame ko amufungura, kandi rutegeka leta y'u Rwanda kumuha amande menshi y'amamiliyoni. Ari ukumuha amafaranga menshi y'amamiliyoni leta nayo yamuhaye, ahubwo icyo yakoze Kagame mu kwihutira kurwanya pressure ndetse no kubahiriza icyemezo cy'urukiko, ikintu yakoze yahise aruvamo, arusohokamo rwa East Africa. Ikindi cyakurikiyeho nuko yahise atanga imbabazi, nyamara urukiko rwasabaga ko arekurwa rwo rwanze umwanzuro ko agomba kurekurwa. Kagame aho kumurekura kugira nagaragaze ko ubutegetsi bwari ubunyantege nke kandi afata abantu ukabashimpungira bukabafunga ku ngufu, abicisha mu itangazo byarekuye n'abandi 200, aho harimo na Kizito Mihigo waje kwicwa. Ubwo rero Ingabire abasohotse gutyo umunyururu, nyamara asohotse abantu baketse ko agiye kubaho neza, noneho bigiye koroha. Minisiteri y'Ubutabera yanze ko yasohoka igihugu ngo ajye gusura umuryango we, icyo kora abana be bakiya binjiye mu gihugu. Ubwo turi ku mateka ya Victoire Ingabire. Victoire yagarutse ku mbuga nkoranyambaga akajya akoresha YouTube akavuga politike ze, ariko i Kigali bakomezaga kumwataka ngo ni umuhutukazi, ngo afite nyina wakoze jenoside, ngo niwe perezida wa FDLR kuko ngo RDR yayoboye kera, ngo niyo yaje kubyara FDLR. Ibitutsi byabaye byinshi, ndetse na Kagame nawe akajya mu mbwirwaruhame mu nteko y'amategeko n'ahandi akavuga ati uwo mugore wirirwa wigira gutya yikaranga umunsi tuzafungura uvire. Byarumvikanaga ko Kagame ari gushaka imitwe yo gufunga Victoire bwa kabiri. Ubwo haje kuza rero ngo abarwanashyaka muri Darfur Murinzi, abarwanashyaka ba Darfur Murinzi baje gukomeza, baza gusoma igitabo cyitwa ngo nguhirika umunyagitugu nta mvururu ukoresheje.
iki gitabo rero muri abarwanashyaka harimo inasi ya NSS nayo yigize umurwanashyaka wa Victoire bakoze amahugurwa ariko ku munsi wo kuzihiza Ingabire Victoire Day byaje kurangira babandi bose bari mu mahugurwa batoraguye kubera ya nasi ya NSS y'urwego rw'ubutasi rw'u Rwanda yari barimo. Ubwo urubanza ruratangiye, niho hagendeyemo n'umunyamakuru Theoneste w'Umubavu TV. Uyu we ngicyo ari gukora ari gutangaza umunsi wa Ingabire Day, hanyuma agatambutsa ibiganiro. Urumva ko arengana mu by'ukuri nawe Ingabire. Ubwo hagiye hibazwa impamvu abarwanashyaka bari mu rubanza ariko batarimo, ariko ubwo ku ruhande bahanganye rwa Kagame rwo mu rushaka impamvu yafungwa impamvu sifatika yafunga, baje kuzibura rero bazibuze bakoresha umucamanza wari umuburanisha w'abantu ngo reka tumuhamagare hanyuma aduhe ibisobanuro. Yarahamagawe aragenda atanga ibisobanuro, ariko nk'uko byari byitezwe n'abatavuga n'ubutegetsi, urukiko ibisobanuro rwose rwabo ntabwo bikwiriye, rutegeka ubugenzacyaha ubushinjacyaha nako ngo bumufate bumufunge. Ikibazo rero naho cyagereye mu rukiko rw'ikirenga, cyaravuga kiti niyo umucamanza ategetse ko bamfata bakamfunga ku byaha avuga ko ku bintu avuga ko ari ibyaha, ubwo nafashe umwanzuro hakiri kare urubanza n'urw'iki ko mfunze zongera mburanishwe n'iki. Aha rero urukiko rw'ikirenga rwari rwiteze ko rufata umwanzuro ko iyo ngingo y'amategeko ivamo, kuko umucamanza ntiyategeka ko bagufunga ngo narangiza agaciro urubanza. Ubwo abakoze imirimo y'ubugenzacyaha, ubushinjacyaha n'ubucamanza ibintu bitari byo. Nyamara abantu bari bazi kuri ya mudamu uyobora urukiko rw'ikirenga Mukantaganzwa Domitira we azashyira mu gaciro, ariko mu Rwanda nta muntu ukora nk'akarwa. Imyanzuro yose iva muri perezidanse. Abantu bari biteze rero ko Ingabire ataha, ubu rwose asuye mu nyururu bisubiyeho rudubi. Icyo umuntu yavuga ni uko Kagame amaze kugaragaza ko mu bintu byo kutavuga n'ubutegetsi umuntu wese ushaka kwiyamamaza kuba perezida cyangwa ugaragaza akahigo ka politiki Kagame ahita amufunga. Banaganda barahari, ba Victoire barahari, ba Mushayidi n'abandi. Ibyo na si bitangaza, ntabwo twavuga ngo ubutabera bwo mu Rwanda ngo burahari, ni ubw'icyuka gusa wenda bukora ku wibye ihene n'inka. Ariko ku munyapolitiki n'umuntu wese ufite aho ahurira na politiki, ku banyamakuru n'abanyapolitiki batavuga n'ubutegetsi, ubutabera bwa Kagame ni bukora namba, hakora ubushake bwa leta. Ngayo nguko rero Victoire yaheze mu y'abagabo. Ni mu gihe kandi umuhungu we yaraherutse guhura na minisitiri w'ubutabera i Geneve mu Busuwisi, amubaza ati kuki mudafungura mama? Undi ati biri mu butabera, ariko twari tubizi ko ari uko bizagenda. Ingabire iyo muganiriye arakubwira ati amafaranga urukiko rwa Afurika rwaciye leta y'u Rwanda n'ubundi mfungwe n'ibishaka azashira imyaka n'ingahe, leta y'u Rwanda izayanyishura kandi nibyo na Kagame nashaka ava ariko bazayamwishura nk'uko byagendekeye Mandela. Kagame rero atinya Ingabire kuko abona ari umuntu ushyigikiwe haba imbere mu gihugu cyangwa inyuma yaho. Ibyo bigatuma akeka ko ari umuhataka detaye. Reka dusoreze kuri iki. Ngo hari igihe Perezida Kagame na FPR bavuze bati uyu mudamu azadukoza isoni, ndetse atuma amahanga tubona nabi. Baramubwira bati vayo tuguhe ube minisitiri w'intebe cyangwa n'undi mwanya ukomeye uze dukorane. Ingabire arababwira ati jyewe sinjye mba minisitiri w'intebe z'ibiti, ndetse mu gihe mutakora reform cyangwa se amavugurura mu butegetsi, ntabwo nshaka kuza kwicara mu mwanya negekerwamo, nafite imbaraga za politike, nta kintu nashyira mu bikorwa, byose ari amabwiriza yanyu, ntabwo ibyo bintu byakunda. Inkotanyi rero zihita zimubwira ati nubyanga tuzagufunga urabizi. Nawe arababwira ati rwose muzamfunge, kuko icyo nyine ni uko abanyarwanda babohoka bakagira umutekano, demokarasi, bakavuga ibyo batekereza, ubundi n'ubumwe n'ubwiyunge bagatera imbere, nawe uhenze undi wenda abana cyangwa se ngo amubwire ko akunda igihugu kumurusha. Kugabana ibyiza by'igihugu ni ingenzi rero. Abanyapolitike nuko bigenda, ariko freedom cyangwa se ubwigenge ntabwo nta muntu ukuzana ku isahani urabuharanira. Ibyo nibyo Ingabire agiharanira n'ubu, natwe tugiharanira n'abandi bose.
reka mbashimire mbifurize umunsi mwiza cyane, Uwiteka abane namwe.